sinanamuzi nawe ntabwo anzi. Niba mubyibuka mu minsi yashize bazanye screenshot, haje screenshot hanze. Hari ikintu tuza kureba, gufata video ntabwo bigize icyaha, hari ikintu abantu bibeshya. Nabonye abantu bamwe, rebera uyu mukobwa ariko umukobwa ufite uburanga buke pe. Ntabwo gufata video mu sharing live, ntabwo gufata video ibi bigize icyaha, ahubwo icyaha kiba igihe wafashe video ukayisakaza. Ntabwo ya mpano yigeze agira uruhare mu kugira ngo iyi video isohoke hanze, nta na gato. Ikintu cyabaye kuri uyu mujene habayeho kwasama no kurangara. Ibi nabivuze kuri space mukanya, niba mubyibuka ya mpano ibi bimubayeho, yazize kwizera abantu bakagira access kuri telefone ye. Amakuru mfite, hari telefone zindi za ya mpano z'abashuti ba ya mpano bari bafite iCloud muri iyo telefone yabo. Remember, if someone has your iCloud, afite iCloud yawe muri telefone ye, afite Gmail muri telefone ye, munyumve neza cyane, warasayininze nafashe telefone ya Ama G The Black, ngafata telefone ye ngashyiramo email yanjye, ngasayiningamo email yanjye. Uriya muntu hari icyo bita Google Photos. Iyi Google Photos, ifoto yose ufatishije telefone ihita ijya muri ya Google Photos, kandi ubuke ko ya Google Photos iri atashe na ya Gmail, immediately amafoto ajya muri la telefone yindi. Uzabyitegereza ku bantu babizi muri kubyumva. Turi kubyumva? Ngibi byabaye kuri ya mpano. Video ntabwo ari iriya yonyine, n'ibindi bintu n'andi mabanga ya mpano iri muri telefone, ko ntabwo yigeze ahindura email. Nani photo Google Photos iri isayininze muri telefone ya mpano, isayininze no mu zindi telefone z'abandi bantu. Munyumvira iki kintu. So ahangaha rero ninde muntu wasakaje iriya video iyo y'abantu bari mu rukundo ikaza guhinduka ifoto video y'urukoza soni? Iyi nkuru muri kureba ku Gihe irabisobanura neza. Ntabwo uyu mujene ari ubwa mbere ibi bintu bigiye hanze, bimaze igihe kirekire nkuko muri kureba ku Gihe babyanditse. Urabona hano ku Gihe bavuze ngo nyuma y'igihe kirekire ya Fabrice yarasamye arakabya. Ariko ibi ngibi bibaho, nawe ushobora gusa gutekereza ko yasamye agakabya, ariko iyo telefone yawe ufite aho ngaho harimo undi muntu utibuka ko afite Gmail muri telefone yawe. Reka manze nakiriho abantu gatoya. Hano mfite abantu, mfite Fireman uranyumva? Hari Fireman, hari Ama G The Black. Fireman turi kumwe? Ni Fireman wa nyawe cyangwa ni Fireman y'igicupuri? Fireman fungura mic yawe. Urareba ahantu hari akamikoro ugakandeho, sinzi niba uzi uko bikora. Ama G, uyu nguyu ni Fireman wa nyawe ntabwo ari we? Ntabwo mbizi, nanjye ndi kumubona gutya. Mundebere kanguhereza mic bwanyu. Fireman uranyumva? Umva Ama G, ntugira nimero ye? Ndayigira. Mubaze niba ari uri hano cyangwa boroke amasi niba atari we. Si nk'ibyo byose z'abantu biyitirira abandi bakazana nabo ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Mubaze niba ari uri kuri live cyangwa niba ari nyamunsi yamwiyitiriye. Kiruguko wazi kirabatwaye shakira n'ibiki. Banyarwanda urukumva? So niba mubyibuka turatangirira hano, ngiyewe ntabwo nzi muribuka aya mashusho, murabibona ya mpano hano. Niba mubyibuka ahangaha ntabwo babanje kumwica mu mutwe, ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe.
ntabwo ya mpano yigeze n'iri na rimwe. Ariyo mpamvu nshaka gushishikariza no kubwira buri wese uri hano, nkakubwira ko ya mpano ni victime, ya mpano yaragambaniwe, arandarikwa, araharabikwa. Ibi ngibi ndashaka kugira ngo abantu mubyumve. Iyi nkuru yamaze kugera hariya, ariyo mpamvu navugaga ngewe uyu mujene naza no kumva iki kiganiro amenye ko ibi bigomba kumukomeza, ntibimuce intege ngo bumve ko arangiye. Uyu mujene, ariko se abantu mwagiye muri galeri ya Godfather, abantu mwagiye muri galeri, ubu mwagiye muri galeri kweri, mwagiye muri galeri mukavanamo turiya tudonadi, mukavanamo ziriya hatimi, mukavanamo turiya tuntu dutoya turi muri galeri ko uyu munsi ari ku munsi ubanziriza wa kabiri. Can you do that? So ya mpano ibi bimubayeho, abantu mubizi, Amag the Black barizora muhanzi, barizora muraperi, niba ari we cyangwa niba ari ndi Nyamunsi, mumbarize niba ari fake ni rwandike ya mpano andika na kofa ya mana andika. So mukanya ngiye kubahereza ijambo, ndatanga ijambo, mumaze mu followingira abantu, mu following abantu bari hano hejuru mbere ko nzamura abantu. Hari abantu nashaka ko hano hejuru ntabwo n'importe ki ninsanga atari wenda muhitana n'ukuri kw'Imana. Abantu muri gushyira muri request, mutapinge screen kugira ngo mubashe kubazamura, mutapinge screen kugira ngo mbashe kuza kubazamura. So ahangaha rero amakuru mfite angezeho nonaha mu kanya nuko ya mpano ibingibi batari buze kubyihanganira, agomba gutanga ikirego. Ibi birego ahubwo turi kwibaza biraza gufata abande. Yagiye kurega nde? Yagiye kurega abandi. Igihe cyanditse, ibinyamakuru byose byanditse, mutapingi ninde muntu wari uzamutse hano, reka ndore. Okay. Iyi video bayitayiminze igihe cya nyaco. Hano biraza gufata umwe mu bantu b'ibyamamare, ndi kumubona hano hasi, bivugwa ko akoresha account y'uwitwa Devota. Ni Devota ninde? Uyu muntu ukoresha WhatsApp isakaza amashusho y'urukozasoni, ngo niba ari Devota niba ari inde. Muramuzi, mujya mumwumva, bamwita nde? So uyu uriya mukobwa, so turanyumva, ndakumanura, ndi gukumva. uriya mukobwa bamwita nde? Ni Devota ni Odeta? Uwe umukobwa usakaza, umuntu ufite wiyita Odeta. Uwo Odete rero biravugwa ko uyu nguyu ngo acuruza amashusho y'urukozasoni. Urumva? Acuruza amashusho y'urukozasoni. Bikavugwa ko uyu nguyu ari umwe mu bantu bazwi muri showbiz. Uyu Odete muraza gutungurwa muri iyi kese ya mpano agiye kugaragara, kandi muzatungurwa musanze ari umuntu musanzwe mwirirwana nawe. Iyi nkuru ya mpano yatumye menya amakuru nikangamo. Uyu nguyu we ngo video ntumbaze, ariko uyu Odete aho hasi, ndabizi kuri kunyumva, urahari, uri hano, akawe kashobotse kuko waravumbuwe. Urabizi uyu we afata video z'ubwambure we azishyira kuri stati za WhatsApp ngo akazigurisha. Harya ngo ni 5,000 igura, biterwa n'iyo ariyo, ngo biterwa n'iyo ngo rikuma mumbabarire mu nyumvire. Ugafata umuryango, ugafata abana bari kuzamuka, bari mu iterambere, ugashyira ku isoko, ugacuruza igisebo cyabo cyangwa kubasebya no kubandarika. Amakuru mfite ngo nuko uyu Odete yamaze kuregwa, kandi akaregwa mu izina rye ritari rya Odete, kuko ngo yamaze kumenyekana. Game over, barakufunga, ndakubwiza ukuri, ibimenyetso nibiza kumufata. So ibi ngibi rero ngiye kuva ku munota wa mbere kugeza n'uyu munsi muri live zakozwe, tukimara kubona ibi bintu, reka habeho live zo kwamagana ibi bikorwa byo guharabika abandi bantu bashyira aya mashusho y'urukozasoni hanze. Kuko kuyafata, ngiyewe ndahamya ko gufata video y'umuntu, wowe uri kwifata video, mwese mujye muri telefone,
telefone y'umuntu haba harimo ibintu birebire birenze bikomeye no kurusha video. Tugende gakeya twumvikane. Muri telefone y'umuntu haba harimo ibintu birenze na video. Ntabwo gufata video. Reka mbabwire ikintu kimwe, nk'abana b'abakobwa cyangwa igitsina gore, ushobora kuba ufitanye gahunda na muganga asanzwe akuvura, bikaba na ngombwa ko wifata video ukayimwoherereza y'ubwamburu, ukifata video ukayohereza docteur wawe kugira ngo arebe akusuzume ari kure. Bibaho. Ntabwo kwifata video ari icyaha, ahubwo kuzisakaza nibyo bigize icyaha. Tubyumvikane. Abantu rero kubifata nk'inkoni ikubita abo batarwumva kimwe, abo batumva kimwe cyangwa batumva ibintu kimwe, ugafata ukuva ko ugomba gufata ubwambure bwe ukabushyira hanze. Ibi ngibi ntabwo ntekereza ko ari ibintu bikwiye. Ariyo mpamvu mu by'ukuri ku bantu barenga hano 1000 dufite hano kuri platform, mwumva iki kintu, turasaba tunatabaza kugira ngo ibintu bicike, ko abantu bafashe iriya video bakayisakaza, urwego rwadufasha bakamenya uriya muntu wasakaje buriya bwambure, wasakaje iriya video, bakamenya wabigizemo uruhare mu gusohorera video. Nkuko kuri iyi nkuru yo ku Gihe, mwitegereze hano neza cyane. Iyi nkuru y'Igihe, iyi nkuru ntimuyifatire mwebwe muri kuyibona nonaha, ariko iyi nkuru murabona ko imaze iminsi. Dore igihe ukuntu banditse Igihe bati nyuma y'Igihe havugwa amakuru yuko hari amashusho y'urukozasoni ya Yampano